amakuru aryoshye kandi yizewe kandi wayasanga usibye kuri Time TV. Subscribe is the only key. tuwe kazi ingini Hot Time TV akaba ari Jody Santavero ibuke gukora subscribe turakora subscribe nyaboneka akora subscribe hakiri kare kugira ngo ubashe kubasona kuri byinshi bitandukanye ku bibazo bibaza ndabisiga neza ko twaje ingisubizo ku bibazo bibaza n'ubu n'umwanya kugira ngo ubashe kwigaragaza wumve ko usobanukirwe umenye byinshi bitandukanye ku bintu byinshi ugenda wibaza kuri munsi none rero tujye kuganira ku kintu kimaze iminsi kivuze ubuha cyane ni ikibazo kimaze iminsi kizengereje isi muri rusange COVID-19 icyorezo giturwara ko kitwa coronavirus tujye kuganira kuri uyu munsi none turebe ase mu by'ukuri mu Rwanda byinshi maze gufata intera cyangwa se bamaze kontrolniye ese ni we buryo wakwirinda ese ni we buryo wabirwanya hakiri kare ese ubundi bamaze kwandura n'abarubanga ese bamaze kwandura bagenda bagaragarira ahagana he niyo mpamvu kuri uyu munsi none bigusaba ngo wihutire kuri subscribe then kugira ngo ushobore kubasobanukirwa byinshi washobora wamenya byinshi bitandukanye ese mu by'ukuri inkuru yanyu idusoreza ese mu by'ukuri ubu ngubu bihagaze gute ese icyorezo cyawe kizakomeza gitera intambwe cyangwa se mu by'ukuri gishobora kuba cyagabanyuka ese abantu kurwara barkwikira cyangwa se mu by'ukuri ese habonetse umuti ni byinshi uba wamenya kujyanye n'iki cyorezo kora subscribe then usobanukirwe byinshi kujyanye n'iki cyorezo ni Jody Santavero iyi ni Hot Time TV. ese mu by'ukuri bihagaze gute hano hanze bihagaze gute mu Rwanda kujyanye n'iki cyorezo abantu benshi bakomeza kugenda bibaza ibibazo byinshi cyane bagira ubwoba ibintu byinshi ngibyo ubwo n'umwanya ugira ngo ugira ubwoba aho ukirinde kuko iyo umuntu agize ubwoba cyane ntabwo ushobora kuba yakwirinda ikintu runaka kuba afite ubwoba bavuga isani kiraza nta gaciki nagiye kuba yakirwanya ariko mu by'ukuri kirwanya ugira ngo ugire ubwoba nyaboneka twese nk'abanyarwanda tugira umutima wo kuva ko iki kintu tutagishaka tukirwanya hakiri kare kugira ngo n'uwari wese cyagaragaraho tubashe kuba twamufasha nk'uko minisiteri y'ubuzima ikomeza kugenda ifasha abanyarwanda bari munsi muri rusange ikomeza itangaza ko n'abarwaye basa nkaho bagaragawe iki cyorezo bakomeza kugenda bafashwa bitabwaho ndetse yuko nko mu byumweru bingahe biki cyane bashobora kuba banasezererwa bagatamurwa amahoro nta kibazo niyo mpamvu rero abanyarwanda muri rusange kumva ko iki ngiki ari icyorezo kimaze iminsi kivuza ubuhuha kizengereje isi yose muri rusange twaramenya kirikare tukirwanya none abo ngabo umubare kwiyongera kugira ngo wiyongere ugende ugabanyuka ndabizeza kandi ko twese abanyarwanda nkuko dusanzwe kubikora dushira hamwe dukorana n'iki kintu twakirwanya baravuga u Rwanda ruterwa niyo mpamvu iki kintu ababwira ngo kidutera ngo tukiduhanga nacyo tugikune turandurimiza cyo cyose mu Rwanda kugira ngo tubashe kuba twakubaka u Rwanda ntabwo nakwifuza ko narwara kugira ngo twubake igihugu ko iki ngiki kiri mu bintu by'inzitizi cyane gishobora kuba byakwikinisha bitandukanye dore yuko nyuma y'iki cyorezo kije kugaragara mu Rwanda ibikorwa byinshi byagiye bihagarikwa kugira ngo ibi babashe kuba bahangana n'iki cyorezo niyo mpamvu rero aho ngo ibikorwa bikomeze bihagarikwa natwe mu Nyarwanda muri rusange twafasha u Rwanda twese muri rusange tukarwanya iki kintu tukarandura imizi yacu kukirwanya ni buryo rero ngo kunda kubwira twibutsa buri munsi ati karaba intoki wirinde kujyana ahantu hari abantu benshi ingendo zitari ngombwa kuzihagarika ndetse n'ibintu bisa nkaho bidafite kamaro tugomba kwirinda hakiri kare niba ufite ikimenyetso runaka nyarukira kwivuza hakiri kare kurebe bamenye ukuntu ubuzima bw'umunyarwanda buhagaze niyo mpamvu twese dushyira hamwe kugira ngo turebe se mu by'ukuri iki kintu twakirwanya gute turandura imizi yacyo mu Rwanda twese muri rusange dushize imbaraga hamwe niyo mpamvu dukomeza no gushimira abantu bose bakomeza kubariza izi gahunda dushisaba n'abantu batangira kuzubahiriza nyaboneka muzubahirize kuko isaha n'isaha kiramutse kigufashe kandi mu by'ukuri ufitiye akamaro igihugu cyacu cy'ejo hazaza nibyo byatubaza cyane muri rusange niyo mpamvu dushyira imbaraga dushyire twese hamwe twubake ndetse ahubwo ngo twubake dushyira hamwe ni byiza cyane kandi byiza cyane ko abanyarwanda twese turumva kandi dukunda ubuzima kandi turakundana niyo mpamvu iki kintu rero tugomba kukirwanya tukarandura imizi yacyo hakiri kare ndibizi neza ku ijana ko abanyarwanda bose bubahiriza iyi ni Hot Time TV kora subscribe ubashe kubasobanukirwa byinshi kubijyanye n'ibibazo nk'uko batubwira buri munsi kwirinda biruta kwivuza niyo mpamvu twese abanyarwanda twumve ko kwirinda biruta kwivuza twirinde hakiri kare rero nyaboneka ngo tugende mu bitaro no kujya mu bitaro cyangwa se kujya kwivuza n'ibindi biba tuba twiyongera ababyeyi bacu twongera abavandimwe rero aho ngo turware tujye kwivuza byaro twakora neza cyane twakwirinda hakiri kare icyo cyorezo kugira ngo kitugereho tukakirwanyiriza kure biba byiza cyane iyo cyo guteguje ukamenya n'ukuntu ukirinda kugira ngo ikintu kigutungura utamenya n'ukuntu akirinda niyo mpamvu twese mu Rwanda rero dufatanye ndetse tunafashanya muri rusange kugira ngo
kuba twakwirinda iki cyorezo kandi ndabizi cyane turashoboye cyane ko twabikora ahantu hose uri nyabureka karaba intoki irinda ko wasuhuzanya mu kiganza ibintu ngibyo ibintu byinshi n'inzira nyinshi cyane ushobora kwanduriramo ariko nyaboneka dufatanye ndabizi neza cyane ko turabishoboye ibintu by'ibimenyetso bigenda bigaragara bamwe gukorora ukaba bara mu muhogo kugira umuriro kwitiyatsamura inkorora ntazi zarizo ibyo byose ubibonye nyarukira ku bitaro cyangwa se nyarukira ku kigo nderabuzima bagufasha hakiri kare kugira ngo ubashe kuba wasakaza kandi abizi neza cyane ko twese ntabwo wifuza ko wakundaza mugenzi wawe kuko uramukunda mugenzi wawe aragukunda ntabwo wifuza ko yakurwaza cyangwa se wifuza ko yajya kubona ubabaye niyo mpamvu twese dushyira hamwe byose birashoboka abantu bose bashize hamwe byose birashoboka niyo mpamvu tubikore hakiri kare nyuma rero yuko mu Rwanda ku munsi wa iki cyorezo kigaragara ku munsi wa mbere kigaragaye buri tariki 14 Werurwe 2020 kigaragaye ku Muhinde ruvuye mu Mumbai mu gihugu cy'Ubuhinde akaza kugaragaraho iki cyorezo yarigeze n'aha tariki 8 Werurwe 2020 ariko aza kuvumburwa ko afite icyorezo aje kwitabira kujya kwivuza abasanga afite icyorezo uko umunsi akimara kugaragara yahaje hiyongera n'abandi bantu bigira n'ahantu ku munsi w'ejo hagaragaye undi muntu ku kibuga cy'indege cy'i Kanombe hagaragaye undi muntu waruvuye Dubai aza kugaragara ku kibuga cy'indege cyo mu Rwanda wari werekeje Bujumbura no Murundi uwo mugabo w'imyaka 35 yaje kugaragara kuri iki cyorezo nyuma yaje kwitabwaho akana n'ubwo aracyakurikiranwa ariko abantu bavuga ko ibintu bishobora byagenda neza ashobora yanakira ashobora yanataha amahoro rero twumve ko n'ubwo iki kintu bisa nkaho bisa n'isaga ishobora cyakoro ariko ni icyorezo isa n'isaga ishobora cyafata indi ntera dore ko abantu cyo dufite ubuzima butandukanye ushobora kuba n'ikintu cyagufata kikaba cyagutwara ubuzima kandi uri umunyarwanda ufite icyo umariye igihugu cyawe isa ejo bundi igihugu cyawe kiragukeneye so niyo mpamvu tugomba kubyirinda rero kugira ngo ubashe kuba wagira neza ku ntego z'uwateganirijwe iz'Imana baragupangiye n'abanyarwanda bose muri rusange tubishyize hamwe twabikora kandi turabishoboye kandi birashoboka cyane 100% ahubwo uwo mutima kubikora twese tubishire hamwe kandi neza neza cyane ko dushobora kuba twabikora ndabizi neza cyane aho uri utari gukora subscribe wihutire gukora subscribe ko hari ibintu byinshi utari wamenya ushobora wamenya kandi ushaka kugira ngo usobanukirwe n'ibibazo byinshi bibaza utari wabona igisubizo n'ahandi abikura rero ni Hot Time TV wabikubwira ku munsi w'ejo n'ubundi hatawe undi muntu urwaye ufite icyorezo cya coronavirus no Murundi umugabo w'imyaka 35 wari uvuye Dubai wari gushaka ngo yerekeze mu gihugu cy'u Burundi Bujumbura akaba yaragaragaye ku butaka bw'u Rwanda akaba ari umuntu wa munani wagaragaye mu gihugu cy'u Rwanda kuba ugaragawe iki cyorezo cya coronavirus rero akaba yerekejwe aho abandi bari kuvurirwa bari kwitabwaho ndabizi neza cyane kandi abantu baracyari gukurikirwa neza cyane ariko ari nako Minisiteri y'Ubuzima ikomeza gushakisha ikomeza kujya ahantu henshi hatandukanye ngo babashe kuba yabona ko yabona abandi bantu bafite uburwayi kugira ngo babashe kuba bakwitabwaho hakiri kare turashimira cyane Minisiteri y'Ubuzima kuko iri gukora akazi kayo neza cyane ikomeza gushakisha abantu bose kugira ngo bafashe abanyarwanda bose muri rusange kuko bizi ko abanyarwanda bose bakunda ubuzima dukunda abazumisi bose kunda ubuzima ntabwo twibagirwa ko ntabwo ari ikintu wenda twavuga ngo abanyarwanda muri rusange ni ikintu kizengereje isi yose muri rusange ndabizi neza cyane ko aho uri ushobora kuba ufite ingendo nyinshi zitandukanye ariko bamwe bavuga nkukomeza badushikariza kuguhagarika ingendo zitari ngombwa kugira ngo dukomeze twirinde ubuzima bwacu kuza gufasha ubuzima bwacu kandi nabizi neza cyane ko twese muri rusange dushize hamwe ibintu byose biracyashoboka kugira ngo bitire intambwe nyamara kadufasha bwo tuyigabanye mu buryo bwo kwigabanya rero ni bwa buryo bakomeza kutubwira kuba kwakomeza kuyirinda twubahiriza gahunda no gukaraba intoki kwirinda gusuhuzanya n'izindi nzira nyinshi zitandukanye kandi ndabizi neza cyane ko twese tubikurikije hari ukuntu umuntu yifata akavuga ati njye ntabwo natuma ko inshuti yanjye ntayisuhuje ngo nayikoze mu kiganza ibyo ngibyo ndabizi neza cyane ko ushetse gusuza mugenzi wawe no ku mutima wamusuza waramuhamagara kuri telefone waramukora iki cyangwa se ukamusuza ukamupepera ko bikubuza kwitubwira kuko gusuza umuntu ntabwo ari kumukora mu kiganza gusa ashaka kumupepera kure mu buryo bwo kwirinda kuko ntabwo mwifuriza ibibi ntabwo kwifuza ko yakubona mu bitaro ntabwo uwo kwifuza kumubona mu bitaro niyo mpamvu ngo tutifurizanye ibintu bibi nk'ibyo ngibyo ahubwo twubahirize gahunda then icyorezo nikigabanyuka cyangwa se kigakira ndabizi neza cyane ko amaboko ntabwo azaba bakiye cyangwa se nta kintu bazaba bagukwiye ushaka kuzongera kumusuhuza ahubwo dukunda tutandukanye Minisiteri y'Ubuzima ikomeza kutugezaho iza tugira ikintu ushobora abantu basa nkaho rero ubwo ngwita ikibazo basa nkaho bari gukuza ikintu bakuza ibintu bari bakomeza kugenda bipfuka bambara udupfuka amazuru n'umunwa barazaga
biriya bintu ntabwo ari ngombwa nk'uko bigenda bitubwira, ahubwo iyo umuntu akubonye kuri atangira gutekereza ko ibintu byafashe indi ntera bikaba byanamutera n'ubwoba, ahubwo byaba byiza cyane uramutse ubikuyemo kuko bakubwira ko biriya ni ibintu by'abantu bakwiye kwita ku barwayi gusa, cyangwa se abantu bakora muri serivisi zitandukanye bita ku bantu runaka. Hose nyuma y'uko hagaragaye mu wa kane abantu bose bagize ubwoba, bagaragara wa gatanu bagira ubwoba, bagaragara wa gatandatu, wakangaye bose no bageze ku muntu wa munane ngo nabibabwiye, ni umuntu wari uvuye i Dubai, ni umurundi, umugabo w'imyaka 55 uvuye i Dubai, yagiye kwerekeza mu gihugu cy'u Burundi Bujumbura, agafatirwa ku kibuga cy'indege. Abaganga b'Abanyarwanda bose bamwitaho, baza kumukurikirana, basanga ko ari mu bantu nabo bashobora kuba bafite ubwandu bw'agakoko ka coronavirus. Niyo mpamvu bakomeza kubajyana babitaho cyane mu kigo nderabuzima cya Kanyinya mu karere ka Nyarugenge, kandi bose bari kugenda bamererwa neza cyane kuko igihugu ubutabazi cyangwa se ubuvuzi buri gukorwa neza cyane, babitaho bakurikirana. Ikintu nakubwira nuko nkuko bakomeza gushishikariza, mwirinde nyaboneka, mwirinde iki cyorezo ntihatari, iki cyorezo kiraza gikuraho, gusa hari n'uburyo bwinshi cyane amahirwe yo kuba wakira, ariko mu buryo bwo kugira ngo ukire byaba byiza cyane ubonye nk'ikimenyetso runaka ugahita wihutira ku kigo nderabuzima bakakwitaho, bakakumenyera, bakakubwira ese mu by'ukuri bimeze gute, uhagaze gute, kandi cyangwa se ugahamagara kuri nimero zitishyurwa. N'ubu ni 114 ukabahamagara ukababwira ukuntu ukumva umerewe, bakaza kukureba, bakakwitaho, bakubwira ese mu by'ukuri bimeze gute. Ndakeka neza cyane ko mu Banyarwanda dukomeze kubahiriza gahunda nk'uko dusanzwe tubikora, dusanzwe twubaha gahunda za buri munsi. Rero n'ibingibi tubishyira imbaraga, dore ko ari ikintu ureba, nubona ikintu gisa nkaho cyazengereje amahanga, ujye umenya ko icyo kintu kirakomeye cyane. Rero Abanyarwanda bose muri rusange turabishoboye cyane ko twakirinda, kandi biba byiza cyane ikintu cyaguteguje ukamenya ukuntu ukirinda aho mbere kukikubwira. Hari mu duce twinshi cyari kitari cyagera, ndakeka neza abantu bose batuye muri utwo duce, muri izo ntara bitari byagera, ndakeka neza cyane ko aho muri ugerageza kubariza gahunda bakomeza kubagezaho kugira ngo ibintu bashe kuba twabirwanya. Tugera ku musozo w'igenera cyacu cy'uyu munsi, ku nkuru nziza cyane, ku munsi wo kwa kabiri tariki 17 Werurwe 2020 ngo haje kuvumburwa ko habonetse umuti mu gihugu cy'Ubushinwa, dore yuko yari maze iminsi izengereje abantu benshi bakoresheje imbaraga zabo uko bishoboka kose kugira ngo bashe kuba babona uwo muti wo bafasha abaturage bose muri isi. Ntabwo tuvuze ngo Abashinwa gusa, n'abaturage bose muri isi, ariko bitavuze ko Abanyarwanda dukomeza kwirara, ahubwo twakomeza kwirinda, kuko nk'uko bavuga kwirinda biruta kwivuza. Niyo mpamvu Abanyarwanda twese muri rusange twubahiriza gahunda, twirinda kuko isa n'isaha uko bugenda uko bwishwe bukeye, uko amasagira yicumana, uko ibintu bigenda biba bibi, aho twifuza ko byose byaba byiza. Niyo mpamvu ngo tubigire byiza, tugomba kuba dufite mu ruhare twese muri rusange y'Abanyarwanda, abantu bose muri rusange tubakomeza no kushikiriza gukora subscribe. Abazaba bakora subscribe nyaboneka mwihutire gukora subscribe. Iyi ni Hot Time TV, ni Joe Santrevero, mwakoze cyane kuba nanjye kuri uyu munsi wa none, mukomeze mukore sub, then ciao, Imana ikomeze kubarinda. Amakuru aryoshye kandi yizewe kandi wayasanga usibye kuri Hot Time TV. Subscribe is the only